baby. Oya nawe ubumbeshe busa akanya usoje kwitegura. Gusa nyine nanjye ndaje gato nahindi mu kazi gato gusa urihangana mu minota mikeya cyane ndaba nkugezeho. Akazi kaba kamfashe ariko nyine ubyihanganire. Gusa nyine mu kanya gato ndaje rwose mu kanya gato. Okay, sawa baby wanjye rwose ndaje. Nta kibazo. We Kimo. Tipu baraharira. We Kimo. Meze bite mwana? Bimeze neza. Asi, wowe muri ghetto mwana saa sita ukaba ukiryamye bro? Deni wa mushuti wanjye none ndagaswe. Bimeze bite se? Shani fresh kabisa. Uragenzwa n'amahoro se? Shana amahoro. Wese muzi fresh. Ndabona umeze neza. Sino no kumura wambaye neza kandi. None umeze. Wowe wakwambara neza mwana wambaye ibitenge. Ariko umva. Araga service nagushakaga aho. Ngira ko nigeze kubona waraguze ishati. Ishati ndayifite imwe najyanye no mu bukwe cyagize. Ese nene nifitiye rendezvous y'umwana. Kandi naherekare mubesha mubwira ngo ndi mu kazi. Urumva nyine umwana no w'i Kigali urumva n'abana b'i Kigali. Babesha biba byoroshye naramubeshe ngo nzajya kumusura. Nifuzaga ko wantiza kuri ya shati ho gatoya. Ahubwo wikuri kuvuga byinshi wenda gutizaho n'umushuti wanjye cyo ntitwananywe tugira gute? Wenda gumva se kabisa agira vuba. Shanange kuko shanezi. Bajya nkora ntira amashati. Maze kongera shati bitenge ako nta kibazo. Ubuzima bwo muri ghetto babugoye kugira ngo nzasohoke mu nzu bari intambara. Rwose ariko igipangu bwo muri ghetto umuntu abanza kiyegereza udukwi akatukira mu nzu akatubika neza kugira imvura nigwa. Igipangu kirakonje ariko mwese igipangu nta nibyana bibamo mwana. Iki gipangu se nyine nta rugo baba nahari. Nyine ebana kabisa. Tenga kanana kameshe karasa neza. Ndabona nta kibazo. Rwose urabona kari keza pe. Gatemo rwose ugenda uje kumwumva. Ntari binyine ubwo turi kumwe sawa ntari. Turi kumwe. Ebana kabisa noneho uyu muhungu nawe arandemeye. Shati irahira ntambereye. Ariko icyo abatindi duferwa n'ibintu byiza ko. Ubu giye nabuze n'amafaranga yo kuzigurira ishati nk'iyi ngiyi. Ya mwana nawe ariko ndaje nawe ngende mujugarike mutere imirongo yanjye. Ariko nta kibazo. Nizera ko ugiye guhura n'ibwoga. Shangiye guhura na Sheri. Shani mwiza. Ntumbaze ngo ni ibiki. Ndaba ndeba. Urazi? Mwiza noneho ni umusirimu. Umusirimu? Numva uri kuntera amatsiko. Uzi ukuntu aba yambaye? Wambwiye ngo afite n'imodoka. Ikibazo ugenda gake niduhura. Gusa rero ibyo gutuvuga ngo ugiye kumutwara. Nta hantu namujyana. Ndabizi abakobwa b'iki gihe. Ntaho namujyana. Ndaba ndeba ariko ubu ngubu rwose mfite amatsiko. Wirinde kuvuga menshi. Nta menshi mvuga rwose. Ndabizi akarimi kanyu. Koma. Yes mwana nguje. Bimeze bite se mwana? Umeze fresh? None se uri mu rugo? Nyine na service nari ngukeneyeho urabona nari ngiye guhura n'umwana. Gusa nyine wumve ngo byabaye insazi n'agashati nambaye nagatiye ariko nyine abana b'ikigarura bazi yateze yaje mu rugo ahubwo ndi kwibaza ndi bukure n'amafaranga yo kumugurira byibuze nakengetse. Nese ubwo urumva wajya kugura fata mwana hari inzoga za dondo ubwonko ayo mafaranga wayabona uzi n'ukuntu mu cyaro biba bimeze. Basi ihangane byibuze ngurize n'igihumbi ubwo wenda aza kuyaguha nimugoroba kuko n'iyi shati nyine nyirawe namubwiye ko ndi wimuhe nimugoroba ariko nyine ebana cyane umwana wo mu bakire nanjye nagerageje kumwihishamo ariko ndi kubona ibintu nishoyemo ntazi ibyo ari byo tu. Igihumbi byibuze waba unkoreye rwose. Sawa ntari urakoze cyane. Sawa. Ubundi umujama we ko umuntu yatinze mwana. Reka tube duhagaze ngaha turebe kazi. Ndabikubwiye. Ndaba mbireye. Ariko nuza kubwira papa. Turamukura shumi. Cyangwa ngo numukire. Ndabikwereka. Nanjye ndabizi ure kuraza kubireba. Iyo modoka ariya ngo ararizana. Urazana amaguru cyangwa kubera yuko nyine
ahora mu modoka ntabwo yajya ahora ayigenda arakora siporo nyine aje gusenga ndaba ndeba nanjye umve amurebe magariye jama yawe mani dore ngende gute usaba urabona sha nawe menya ari inyakiye kanze muhamagare numve allo sice rugeze tatu yes baby ngeze hano haruguru y'isantire ariko utaganye gatoya rwose ngiye kubageraho n'uwenda ukuruza uri kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu se nishatira okay nta kibazo rwose reka nze mbarebe sawa Empire turi hano kuri YouTube turi hano kubacana umucyo sewe kumarije ngo ukina tinzi numara byo byihutirwa cyasuhuza nari nanagukumbuye ufite amasaha duhagaze ahangaha siko mbona warakaye bi narakaye nyine data we nsuhuza mura yeza kuzwe nawe se basuhuje di nawe basuhuje bimeze bite none se kumbona wavuye muri telefone wanze no kunsuhuza sibwo uramenye ko nakuzaniye impano surprise wampaye impano wazanye impano rebe noneho urishimye Mese kuki wari warakaye ndabikunze kuki wari warakaye oya okay thank you basi kuba wishimye nanjye ndumva nishimye nese mu rugo habonye gute rero kubona ni heza kubera nawe uri mwiza nese ubu ntabwo mushonje ngo tugere mu rugo turebe uko twiyakira urabona ko n'amasaha asa nakuze ariko mwihangane nabatindiye reka ahubwo nyine ndagushimiye ko wanzaniye impano ariko ni nziza we wawe ariko uri kumwe n'umukobwa mwiza rero bakwitana njye nitwa Dora ubu ni mwiza ntabwo ari mwiza kukurenza ariko nyine uko bigereranije wawe umusa neza pe naho narebe reka dutahe de twaje papa tutamusabye uruhushya ubwo turaza kubonana nimugoroba muragenda nta kintu mufashe turavugana by phone ntuzi ko mu rugo habana ibintu byose okay nawe nta kibazo sheri ndagukunda byiza zamugire umuhanda mwiza yego ariko mana ntabwo mbyumva ntabwo nizera ko ubu yari wa mukobwa twavuganaga gutya muhaye telefone mu by'ukuri ibintu nishoyemo meze nkaho nta kintu na kimwe mbiziho ntarebye ko ishati nambaye ariyo natiye nkaguza n'igihumbi na telefone iragiye si ubu ubwenge buke mfite koko nabupfuye noneho ndagowe si ubu noneho ngo uje undamukira reka ntahe gusa simbizi rwose baranyica ari nyine abazi wambwiye se shani sinakubwiraga ndebera turebe yego foni ingano kunguka kayiguha we ariko shani yinjije yego mana oya kuri Jabiri mana yanjye yego ahubwo mu rugo mbara niba hibona se wakinga tujya musigitanga umve tuzayigurishamo makeya oya ahubwo tuzagurisha zino ubundi ngiye isigarane nyine ujye umubeshya papa ayibona atese singizi ko Sanga nibaze bitese Christian no sugese ko muri bakugiramo ugiye kureba Dora ugiye kureba Dora mwese mwana gahombekanye na mahoro mva nagahomba ariko uri bari ikintu tabona oya we ntabwo uri murabyi uramujama naye ndo ndajya kumureba ubwo mundangira nje ahubwo we mundangira supu yiwe oya idone mubwiye namutije ishati kare mu gitondo tuvugana yuko ari buze kuza kuyiba none namurindiriye namubuze uburundi mo ndajya kumureba ariko nyumvire nk'icyo kinyendano najya igihombi cyane kimbwira ngo nyuma amasabiri cyaki kimana ngananye ngukire turwasa kwana ibintu ntabwo bikwiye gwe kankwereka reka tumanuke tujye kumureba kari mu isatire
nose mwana reka nkwereke weka tugende tujye kumurebera mu isatere none ubundi aduhereze boro zacu wa mwana gera nubwo nabyo uzi ko amafaranga yawe mwana afite ibintu ngiye kuyakoresha ibaze nawe wumva akantu ngiye kuyakoresha umwana yaje kusura mburaga none nateganyije ibaze noneho wowe wikuri kugira ikibazo uko mu rugo ntawe uhari reka tumanuke tujye kumurebera mu isatere ariko amanu uramutangiye kubida oya tugende mani tujye kumureba gera nubwo nabyo biribuye ngiye rwose ndumva nanayimukiye oya mani ihangane mani wowe ryubera ijugunye kuko tugiye guta tumubona aka kanya we mwana ngiye bura ntabwo nabyo ihangane rijugunye reka ndijugunya mbyemera ihangane rijugunye tujye ko tumubona gusabura mu byacu no mutamuzi ubu umuntu afata amafaranga utekereze ko amafaranga namuhaye nayamuhaye n'akambira none dore ubu ngubu nagiye kuyasubiza ngira n'akamba apfukama mwana ariko nureba waburetse abantu njyewe ntibagenda babona nta muntu uzongera kwizera none se ubu ngubu igishati yanjye namuhaye ni ukuvuga yuko atari gemba abandi imvura itagiye ako mwana ubwo ko nyuma yo gutanga telefone nini ngasigarana gatushi n'igihumbi cy'abandi nagujije n'ishati y'abandi nati akuruko k'ubwenge buke nabukuye noneho ndi kubona nabanguje baje kusha noneho baranyica pe ukagenda ako muhungu wanjye kankwereke rero reka tumurindirira aha ngaha noneho turakubivuze kugenda jewe nuko utabizi imana ishimwe ndabona naje ndabona je bana ndabona je urandebera ma none se salama mwana ese ko mbona mwigize gutya reka mwana genda kuki abanyarwanda ubu nabizera ubundi ishati yanjye ikora nakubwiye uko uri buze kwinjira none se mwana se nakubwiye se ukuntu ibintu bimeze ko ukuntu naje ibintu ari bizima mwana ukuntu nyine aka kaboro nyine nawe nyine akaboro ko kwisananira ngakubwira ati niyo ngiye gukoresha wowe reka nguhe ibiceri byanjye niwangize ko uranyungukira basi igihe nta nyungu ushaka nyine amafaranga yanjye nese amafaranga yawe rero ntabwo nyafite ariko ugomba kuvugana nawe banza umereze ibyanjye banza ukuremo ishati yanjye umereze nta kintu ugomba kuvugana nawe ariko nanjye urazi jama oya ibi banaho boro mani zana agatelefone baramugize asa mwana banze reka basi byibuze reka nshaka undi muntu mvuza kazi bitanye nawe waguke bamwamvunye dushaka kwambura undi muntu wa kabiri kuramo n'izinkweto nazo wenda igihumbi cyanjye vaniramo ishati vaniramo ishati yanjye nta bindi nigenge ngomba igihumbi cyanjye n'agatelefone karimo turuwasa ntaribi urumva sawa nyine ugira umunsi mwiza kandi urangishije nubwo ugishiye wanga ariko nabi nawe ese ubu koko kubera iki ibintu nabikora ako mwana ibintu kwerekera ngiye bikunda kubaho ariko nta kibazo umenya ubwenge telefone iragiye amafaranga y'abandi aragiye sinzongera gukuraho inkweto n'ishati byo kwambara ko ubwenge buzi ubujiji buhise